Ndanezerewe cyane uyu munsi wa none, uyu munsi wo kuwa kane itariki ya 12 z'ukwa gatanu 2022, nejejwe no kubakira mwese kandi mbaha ikaze hano kuri Pure Gold TV y'abakristo, aho duhurira tugafatanya ijambo ry'umunsi murigezwaho na Jose. Muri aka kanya hano kuri Pure Gold TV dufite saa moya za mu gitondo. Ijambo tugiye gufatanya uyu munsi wa none ni iryerekeranye n'ubwami bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe icyo Yesu yashaka kutwigisha ndetse turebe n'ukuntu twabugeraho. Reka tubanze dusenge, dusabe n'ubundi nk'uko tubimenyereye umwuka wera twahawe umwigisha abaruza atwigishe. Reka dusenge bene data. Mana data, turagushimye kubw'uyu munsi watwongereho kubaho, umunsi mwiza cyane wowe utwongereho kugira ngo tunezerwe kandi tugushime tunawishimiremo. Ndagusabye kugira ngo umwuka wera abe ari we utwigishira ijambo ry'umunsi tugiye kurebera hamwe, byose mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amena. Ijambo tugiye gufatanya ry'umunsi turarisanga mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 ku murongo wa 33. Abafite Bibiliya z'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi reka dufatanye. Haravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Hari ibintu dukenera hano ku isi. Iyo umuntu ari hano mu isi afite ibintu byinshi cyane akenera ndetse anasengera. Ntabwo ari ngombwa kubirondora, urabizi ibyo usengera, nanjye ibyanjye ndabizi. Ariko iri jambo ni ijambo ry'urufunguzo, ni ijambo dukoresha Yesu Kristo yaduhaye ngo dore urufunguzo mbahaye rwo kugira ngo mukoreshe ibindi musengera bibone kuboneka. N'urufunguzo ruvuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Iyi ngiyi navuga ni ikintu cyiza cyane Imana iduhaye, ni inyigisho nziza cyane kandi ni igikoresho cyiza nk'urufunguzo rudufungurira imigisha yo mu ijuru. Kubanza gushaka ubwami bw'Imana, mbere na mbere tugomba kumenya ubwami ni iki. Ese ubwo bwami Imana ivuga ni ubuhe? Ahantu hayoborwa n'umwami cyangwa umwamikazi, muri icyo gihugu bakunda kuvuga ati tugiye mu bwami bwa kanaka. Ni ukuvuga aho umwami ari abategeka hitwa mu bwami. Yesu Kristo rero ni umwami wacu. Yesu Kristo ni umwami. Dukunda kuvuga ngo umwami Yesu. Yesu iyo umumenye ukamwakira mu mutima wawe, ni ukuvuga ngo uba winjiye mu bwami bwe. Ubwami bwe uba ubushyikiriye kandi ubwami bwe bwaraje, tuburimo. Abakiriye Yesu Kristo twabutangiye kubugenderamo kuko aratuyobora, ni umwami wacu. Iyo wakiriye agakiza uyu munsi wa none nukakira, uraba utangiye kugendera mu bwami bwe kuko ubwami bwe bwaraje, yaraje yarabutuzaniye. Mu gihe Yohana Batista yaje guteguza inzira ya Yesu, yigishaga abantu ati nimwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu nawe amukurikiye aje atangira kwigisha bimwe, nawe ati mwihane, repent, mwihane, repent, for the kingdom of God is near. Mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ni ukuvuga ngo Yesu yaraje ari we mwami wacu, yabwerekanye neza amaze kujya ku musaraba ndetse anazutse, aba aratsinze, atsinda urupfu, atsinda na Satani, asubira mu ijuru, azaza kudutwara ngo tujye kubana nawe mu bwami bwe iteka ryose. Ariko kugira ngo ubwami bw'Imana ubushake uyu munsi wa none, ikiri jambo ritubwira ni ukwihana nk'uko yatuburiye ati nimwihane. Yaratubwiye, yarabituburiye, nimwihane mudapfa, nimwihane mwinjire mu bwami bw'Imana, nimwihane ubwami bw'Imana buri hafi. Ni ukuvuga ngo bwaraje. Iyo winjiye muri Yesu, iyo ubonye Yesu ukamwakira, ubu watangiye kwinjira mu bwami bw'Imana, noneho yazaza akagutwara ukabana nawe muri bwa bwami iteka ryose. Iri jambo rero ni ijambo ryiza cyane kandi yongeyeho ati mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kw'Imana, gukiranuka kwayo. Ese twakiranuka dute kugira ngo ibyo bintu bibiri tubigereho tubone kongererwa n'ibindi?
gukiranuka nk'uko Yesu yabyigishije, ndetse na Yohana Batista wamubanjirije aje gutegura inzira ye yaje avuga ati nimwihane. Kwihana icyaha n'igisa nacyo no kugenda nk'uko Imana ishaka, uko niko gukiranuka. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukwihana, ni ukwihana ibyaha, ni ukubireka burundu ugasaba Imana imbabazi. Niba wari umujura ukihana ubwo bujura burundu, niba wari umusambanyi ukihana burundu, niba wanganaga amashyari n'ibindi nk'ibyo, izo mbuto z'umwanzi za kamere zose zikavaho, ugatangira kwera imbuto nziza, kubera yuko uba winjiye muri Yesu, kandi uba uri muri Yesu kuko ngo niwe muzabibu w'ukuri. Niwe muzabibu w'ukuri. Izo ni izindi nyigisho, ariko ikintu cya mbere hano, uru rufunguzo Imana ishaka ko dukoresha kugira ngo dusubizwe, kugira ngo tubone indi migisha, ni ukwihana icyaha n'igisa nacyo, tukabona ubwami bw'Imana kandi ukakira Yesu kandi ukihana. Iyo twakiriye Yesu ni ukuvuga ngo tuba twemeye kugendera muri we, kuyoborwa nawe, kuko niwe mwami, kugendera muri ubwo bwami bwe. Amen. Ubwami bwe yarabuzanye, twarabutangiye, twaratangiye kubunezererwa. Ubu ngendera mu bwami bw'Imana buri munsi, kuko Yesu Kristo niwe mwami wanjye kandi niwe untegeka, niwe unyobora. Natangiye kugendera mu butware bwe, mu bwami bwe, mu buyobozi bwe. Aranyobora, aho ndi hose numva mutinye, aho ndi hose numva mwubaha, numva mvuga ni oya, sinakwiba kuko umwami wanjye arandeba, sinasambana kuko umwami wanjye turi kumwe, sinakwangana kuko umwami wanjye arandeba, kuko natangiye kugendera mu bwami bwe. Urwo ni urugero nguhaye kandi ko biri ni ukuri. Iyo rero ngezaho, ni ukuvuga ngo mba ntangiye gukoresha rwa rufunguzo, mba ntangiye kwakira rwa rufunguzo Yesu arimo kutubwira ati banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo n'ibindi uzabyongererwa. Imana irakomeza itwigisha ati ntimukiganyire, kuko iby'ejo ni iby'ejo, bibara b'ejo. Aravuga ati ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ni ukuvuga rero, twebwe abakiriye agakiza, nawe winjiye umunsi wa none, ndabizi urahari, usanze Yesu, kuko Yesu ni umunyamahoro, atuyobora neza. Icyo Imana ishaka ko tutiganyira, ahubwo ko tuyireba, tukakira Yesu Kristo, tukagendera mu bwami bwe kandi dukiranutse. Ntabwo bikomeye. Ikintu cya mbere ni uko umutima wawe uwegurira Yesu, wiha Yesu uyu munsi wa none. Niba utari wamwiha, uyu munsi n'uwawe. Ntabwo mbese navuga nti nakwinginga cyangwa se nkakubwiza ukuri ko kuba muri Yesu ari byiza. Yesu atuyoboresha amahoro, ni umwami mwiza, ni umukiza mwiza, kandi nitumara kumwakira ibintu byose bizaza. Niwe w'ibanze. Banza ushake ubwami bw'Imana, banza ushake uwo mwami Yesu, ugendere mu bwami bwe, unakiranuke, kandi azagufasha gukiranuka. Urugendo azarugufashamo. Kandi icyo ashaka kukubwira cyane cyane, ni umunyamahoro, ntabwo azagutoteza, ni umwami mwiza cyane, ntazakugirira, ntazagukubita, ni umunyamahoro. Aha ndabwira umuntu utaramenya Yesu, utarinjira muri ubwo bwami, utarakira uwo mwami ngo amuyobore. Dufite amahirwe cyane abamwakire. Niyo mpamvu nkubwira, shaka kugukundisha ubutumwa bwiza ngo nawe wakire Yesu uyu munsi wa none. Ahora akomanga, arakomanga ku mutima wawe buri munsi ngo umwakire. Mukingurire. Niba utaramukingura umwakire, urahita ugirirwa umugisha, ubona ibyiza, kandi na bya bindi ukeneye urabyongererwa. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Nagira ngo mbasezereho mbifuriza umunsi mwiza, umunsi mwiza ukomeza urugendo wo kuba muri uwo mwami, wo kugendera mu bwami bwe, kuko twaranyuzwe. Amaherezo niturangiza urugendo tuzabona ibyiza byinshi. Noneho tube muri ubwo bwami ibihe bidashira. Tuzabana na Yesu ibihe byose, tunezerewe, turirimbira Imana, dufite ibyiza byinshi. Umugisha w'Imana mu ijuru ngo nta burwayi. Ibibazo byose bizaba bishubijwe noneho. Nta nubwo tuzongera no gusenga dusaba akazi,
dusabira abarwayi, twingingira ibi n'ibi, ahubwo tuzaba duhimbaza Imana, tuzaba twageze hahandi tuzaba mu bwami buhoraho iteka ryose. Imana ikugirire neza. Niba ufite ikibazo mu byerekeranye no kwakira Yesu cyangwa kumenya iby'ubwo bwami n'uwo mwami, wabishyira kuri komenti hasi y'iyi videwo twazagusubiza. Imana ikugirire neza, ukomeze ugire ibihe byiza, tuzakomeza ubutaha. Ntugacikwe no gukirika kuri iyi Pure Gold TV y'abakristo, n'iyawe nawe turayifatanije. Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Bye bye.